Mwiriwe bene data, hano ni kuri ya channel Ubugingo Buhoraho TV. Turabasaba kugira ngo mudufashe mukore subscribe, mukore like, murebeho tuganira twese muze muturangiza dore dukoresha iminota mike kugira ngo dushobore guhuza namwe, kandi ubu butumwa ni bwa butumwa Imana yavuze ngo ubutumwa, umuhanuzi yaravuze ngo buri yabonye kugendera mu mwuka. Yabonye abantu benshi bihana, abantu benshi bamenye ukuri, ariko we yaravugaga ngo ntabwo azi ku buryo abantu bazamenyamo ukuri, kandi ngo ubutumwa buzagenda bugere ku isi hose. Aravuga ngo kandi ubwo ubutumwa buzagera ku isi hose nibwo imperuka izahera ku isi. Bivuga ngo ubutumwa butabwirijwe abantu bose ngo bamenye amakuru y'ijuru, ngo abantu bose bagendane natwe, ntabwo Imana yaza gushyiraho imperuka. Kandi yaravuze ngo nta kimana izakora itabishyuriye abahanuzi bayo. Haleluya. Ubu natwe turimo turakorera Uwiteka. Nubwo turi abanyabyaha, nubwo tutatunganye neza, ahari birashoboka ko twaba tudatunganye, ariko Imana yemeye ko tuzavuga ubutumwa turi abanyabyaha. Ntabwo Imana yazana abamarayika kuvuga ubutumwa ku isi. Ahari nituba tugiye kunanirwa cyangwa ubutumwa butari kugenda neza, Imana izatuma abamarayika baze mu isura y'abantu, nabo baze babuvuge, nabo baza basa n'abantu, nabo babuvuge. Ariko igihe Imana ikubona ko abantu tubishoboye, abamarayika baza mu buryo bw'umwuka badufashe, badushakire ibikoresho dukeneye. Hari n'abamarayika rigaba abantu. Hari igihe umuntu ashobora kubona ufite ikibazo akavuga ati reka ngufashe kugira ngo utange ubutumwa neza. N'ubu buriya nabo bari mu marayika, kuko marayika bivuga ngo intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana ntabwo bivuze ngo ni ukuba ari umumarayika wo mu ijuru gusa, ahubwo intumwa y'Imana ni umuntu wese ukora ubutumwa buvuye mu ijuru, yaba uhererwa ku isi, yaba ari kurota nijoro aryamye akabona ubutumwa buvuye mu ijuru, yaba agize ibonekerwa ry'igihe gito ryo ku manywa, yaba Imana ije kumukoza ikara ku munwa akavuga ibijyanye n'ibyo Imana ishaka, ubwo bwose ni uburyo bw'iyerekwa. Haleluya. Uyu munsi turebere hamwe igihe tugiye kureba igitekerezo cya Baramu ndetse na Baraki. Reka tubanze dusenge. Tugushimira iteka Mwami Imana, tugushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe, izina ryawe bw'icubahiro. Iteka Mwami Imana, buri munsi tubonye umwanya wo kongera kuganira ku gitekerezo kibabaje cya Baramu, umuhanuzi w'Uwiteka, wavumaga icyo yavumye cyose kikaba kiravumetse, yavumura icyo yavumuye cyose kigakira. Ariko nubwo bitamugendekeye neza, ariko yatanze impanuro. Mana, natwe duhe kwizera guhagije, kandi uzaturinde gucika intege, uzaduhe guhora mu buntu bwawe iminsi yose, ukazarinda tuva mu bihe tugikijijwe mu izina rya Yesu. Amen. Rero nk'uko tumaze kubivuga, tugiye kwibanda ku gice cya 22 cyo kubara, cya 23. Aho niho bavuze Baraki ndetse na Baramu. Ndetse tugiye kureba mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Icyo gitabo paje 220 kugeza 228 niho bari kuvuga igitekerezo cya Baraki. Igitabo ndagikunda cyane kuko kitubwira amateka, kimwe mu bitabo cyanditswe na Ellen G. White. Igitabo ni igitabo cyiza cyane, gisesengura, kitagira amarangamutima. Umuntu ugisomye ntabwo azasoma ngo avuge ngo igitabo ni icy'itorero runaka. Umuntu wese wo mu isi aragikeneye, kuko kirimo amateka yahereye mu itangiriro, kuva Abalewi kuva gutegeka kwa kabiri, ndetse harimo n'ibya Yosuwa, harimo n'iby'abandi bahanuzi, kuko gikurikirwa n'ikindi gitabo cyitwa ngo Abahanuzi n'Abami. Abahanuzi batangiye kubavugira barimo ba Samweli, batangira kuvuga n'abandi bahanuzi ba Elisa, ubu batangiye kujya mu cyo gitabo kindi, ariko ibiri imbere byose byagiye mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi. Ubwo rero niyo mpamvu tugiye kukiganira iki gitabo twifashishije Bibiliya. Tugiye kureba ahantu bavuga ngo Baraki yinginga Baramu kuvuma Abayisirayeli. Nuko Abisirayeli bari mu butayu barimo bigendera, nuko Baraki umwami wa Mowabu arareba ati ari abantu koko bagiye kutunyura mu gihugu ari za miliyoni,
ubu ntibazavunjagura, banyuze mu myaka ni ukuyivunjagura usiga bayangirije. Banyuze ahantu ntabwo bahanyura umunsi umwe, ntabwo ari abantu ntabwo bagendera ngo barebe bageze kure, ahubwo baragendaga bahagenda nk'ibirometero bingahe bagacumbikaho, bakahashinga amahema, urumva abantu bari kuhangiriza, bakaramya Imana, abantu bakabona igicu ukuntu kibazengurutse, bakabona uburyo imico yabo, bakabarangarira imico, ugasanga bataye gahunda. Kubera baravuga bati ntabwo dushaka ko bari abantu bazaca mu gihugu cyanjye, ahubwo bazace ku ruhande. Kandi bari abantu bashobora kuzadutata, ugasanga batugiriye nabi. Adashaka kubanyuramo, abona nta kundi yabigenza byanze, nuko arabareka banyuramo. Ariko haza guhamagara umuhanuzi w'Uwiteka yari azi mu gihugu ati ngwino umvumire bari Abayisiraheli. Nuko Baramu, abantu bagiye bari bafite impambo iturutse ibwami irimo amazahabu, amafeza, cyangwa se reka tuvuge amafaranga, ikigeni bakoreshaga amafaranga nk'ubutunzi, imyambaro myiza, ibintu by'igiciro byinshi. Bavuga ati nta bintu kumva nabikorera. Kadufate ko Baramu yari umuhanuzi w'Uwiteka, kadufate ko yari umupasiteri, kadufate ko yari umukozi w'Imana. Hari abakozi b'Imana benshi, hari abashehe, hari abapadiri, hari abasenyeri, hari abakardinali, hari abandi bantu ba mufuti n'abandi bose bashinzwe amatorero, abantu mu izina ry'Uwiteka. Kadufate umwe muri abo ngabo, kandi ni umuntu uzwiho kuvugira Imana. Mu mwami aravuga ati kamwitabaza uriya muntu azabimfashemo. Ati ngwino ubavume, ndabizi wowe uvumye wese aravumika. Nta jambo Imana yaguhaye ubushobozi, icyo uvuze kiraba. Kandi koko Baramu yaravugaga ngo ndakuvumye, ubwo akaba arakuvumye. Bavuze ngo uragasitara, ugahita usitara. Bavuze ati urakagwingira, ugahita ugwingira. Ibyo bavugaga byose byarabaga. Hano ingingo baravuze ngo kunyana kabiri mu murongo wa mbere, bavuze umutwe w'amagambo ngo Baraki yinginga Baramu kuvuma Abisirayeli. Nuko amutumaho abantu ngo bagende baze kumuvumira. Nuko Baramu abonye amazahabu, abonye amafeza, abonye ibintu by'igiciro cyinshi, bumva arabishaka. Kandi ni umwami wa Muhammad wamutumye, ati si umuntu w'umwami koko, ubu ndamutesha agaciro. Biramuyobera. Abonye muyobera avuga ati rero yigira inama. Ngiye ati mwabantu mwe rero murare hano, mumara kurara hano nze kubaza Uwiteka. Nuko Baramu bararyama, barabakira neza, bahetse bavuye ibwami. Bukeye nijoro Uwiteka aramusanga, yagiye arasenga, Mana dore hano abashyitsi baje, ese abo bashyitsi uranyemera njyane nabo cyangwa mbareke? Tujyane nabo. Ibi nabyo biboneka mu makorambere nk'uko nababwiye, igice n'abahanuzi, igice cya 40, paje 220 kugeza 228 na karindwi niho bigarukiye. Niho muraza kuvutse mu gitekerezo cya Baramu na Baraki. Nuko rero Baramu aragenda ati ngiye kubavuma. Agiye kubavuma, nuko ku munsi wa mbere yashatse kugenda, Uwiteka arabyanga, arongera arasibira, arongera arasenga ariyinginga ati ngaho nta kibazo. Bwa mbere baragiye, baracyongera kumutuma, kanongere mbatume. Arongera bazana ibintu biti bya mbere, navuga ati noneho ibintu kumva nabikeneye. Ariko bwa mbere yagendaga bitinya ati ngumva ntagomba kubifata. Ariko bagarutse abonye uburyo bazanye ibintu byinshi, yumva yabirarikiye, nuko arongera asenga, abwiriza nkana ati Mana mbabarire, biriya bintu rwose mbikenyerireho. Imana nayo irabyumva, iravuga iti okay, ujyane nabo. Ubwo Baraki aravuga ati Imana iranyemereye. Ariko nubwo yari mwemereye, yarisemo akangononwa, kuko bwa mbere yamanje yamubuza, bwa kabiri kabona yakomeje kurarikira cyane nk'abantu bakunda amafaranga n'indi mitungo. Ubwo rero yabonye uburyo nawe abikeneyemo, nk'ukuntu ushobora gusaba ikintu ugasenga ukuturiza Imana, ugasaba no mu bimini Imana ikaguha, no mu mazarambere ukabona amafaranga, wayabona akongera akaguhumbana agasubirayo. Iyo mafaranga uba wahatirije Imana cyane, Imana ikavuga iti reka nkureke kanyapfe kuyaguha, ni kubona undembeje. Ariko nanjye
ibyo bintu bizagutera imivumo ntabwo mbigushaka kuzabigira, ikongera ikayaguhashya iminsi aho y'amafaranga ya mbere ikongera ikagukubira bikongera bikagenda. Niko n'ubu bintu byamugendekeye ngaho mugende. Nuko baragenda afata indogobe inanezerewe agiye ibwami, buriya cy'umwami arambwira ati Uwiteka nyemerera kubonana n'abavuma bigakunda. Ariko kumbe ntiyari azi ko agiye kuvuma ubwoko bw'Uwiteka ufite isezerano, ubwoko bwahawe umugisha buzakwiriza, ubwoko nta muntu ubuvuma na n'isaha kandi aho bari nta muntu wemerewe kubavuma, ariko we yaravuze ati ngiye kubavuma. Nuko rero ahita agenda arabafata ati ubu hano baravuze ngo Balamu mu gice cya 23 agerageza kabiri kuvuma Abisirayeli, Imana imushyira mu kanwa amagambo abahesha umugisha. Ubwo twihuse mu gitekerezo Balamu yayinama na Balaki ahantu hitegeye Abisirayeli bari, turebe ari abantu ugenda bamvumire tubavume. Nuko agiye kubavuma bahesha umugisha, yaba agiye kuvuga ngo ari abantu barakagenda bapfa urusoro bagasigaramo bakeya, tubara abantu barakaba benshi bakuzura ahantu hose bageze bakikuba, bari abantu barakarumbya, ahubwo agahita ahindura akavuga ngo bari abantu barakeza cyane bakagira uburumbuke buhagije, bari abantu baragapfa, bari abantu baragahoraho. Ubwo Balaki abonyemo imucanze ati va buretse gatoya, araza amushyira hirya ku ruhande bati ibyo nakubwiye nibyo uri gukora rwose ntabwo ari njyewe, ariko Uwiteka yari yabigiyemo, ururimi rwe araruyobora. Burya umuntu w'Imana ntabwo yemerewe kuvuma, nubwo abantu benshi turakara tugashaka kuvumana abantu b'Imana, ntabwo byemewe. Hariya ni igitekerezo kizima ko umuntu w'Imana utemerewe kuvuma abantu b'Uwiteka, ahubwo nubwo waba ufite iyo mpano, buriya abakozi b'Imana bajya bavuma, ushobora kuvuma bigafatika. Wamuhemukiye, warananiranye, yarakwiginze warananiranye, ushobora kuvuma bigakunda. Ariko ibyo bintu byo kwiha kuvuma cyane nawe ushobora kumukenya bikazatuma atazagira uburame. Ubwo rero niyo mpamvu Imana yo yamusizemo kutavuma. Ubwa mbere yagerageje, ubwa mbere biranga, ubwa kabiri agerageza biranga, noneho abahesha umugisha. Noneho Balamu ku kirego cyo kwerekana baravuze ngo Balamu yongera kabiri guhesha Abisirayeli umugisha, arongera abahesha umugisha. Noneho birayoberana, noneho abahesheje umugisha, ibi ngibi tuzabigarukaho kuko ndabona igitekerezo ari kirekire cyane kandi ndashaka kugira ngo ngire muri iminota mike. Reka nongere kubabwira ko Balamu yagiye kuvuma Abisirayeli asanga bafite umugisha ungana n'uwe cyangwa se urutuwe, kuko bari benshi, bari barimo na Mose umuntu w'Imana. Ntabwo ari kuvuma abantu Uwiteka ngo bikunde, ahubwo yabahesheje umugisha. Ariko ngo ikintu cyababaje Uwiteka ni uko Balamu yabonye adashoboye kubavuma, ahubwo agahita avuga ati reba araho ndabona byanze, kugira ngo hari umwami atamureba nabi ashyira korogoshwa ke. Nako kababaje Imana, uvuze ati ni kubona kubavuma byanze, kamwe ukuntu uzabatsinda bari abantu. Tegura abakobwa beza n'ibishuko, ibintu by'iminywere n'ibindi n'ibiki n'ibirori, ubundi hasigaye muzabyine tuzabyine inanga ya mico y'inanga. Tubera ndabizi barimo abasore n'abajene n'iki bazaza nabo bandura ingeso, nibamara kwandura ingeso maze babyine ibindi bakora n'umusambanyi n'ibindi byaha bazakora, Uwiteka azahita bahana. Uwiteka ntabwo ababara icyaha na rimwe, ntabwo ashobora. Ubwo abasitaza imbere y'ubwoko bw'Imana. Nuko umwami yahise ategura ibirori, maze batumira Abisirayeli, bakitegura aho Abisirayeli bari hafi aho, baza gushungera, bamwe baza kwishora mu busambanyi koko, baza kureba abakobwa bakabakunda, bari bafite imisiyo yo kubakunda bakabashaka, bakunde ngo batere ibishuko. Bamaze kubatera ibishuko byatumye Uwiteka arakara cyane, kuko arabahana. Ariko nubwo yabahanye bwose, yewe n'ibintu byinshi tuzakurikizaho ubutaha, yabavukiye, ariko yahanye na Balamu, yarakariye Balamu. Nuko Balamu Uwiteka kuva icyo gihe yatangiye kumurakarira, ndetse yageze aho Balamu gukorana n'Uwiteka ntibyakomeza. Nk'uko igitekerezo cyakurikiye, murabizi ko
Balamu yaje kuba umupfumu, baje kuza bamwifashisha mu bintu byo kubabwira ahazaza, akabwira iby'ubupfumu. Reba umuntu wahoze ari umuhanuzi w'Uwiteka agasaza ari umupfumu, kubera ko iyo mpano y'Imana yaguhaye Imana ntabwo isubirayo. Yakomeje kuza abwira abantu ibizababaho n'ibyo bakeneye, ariko akabibabwira mu buryo butari ubw'Imana. Satani yaje kumuvangira kubera ko yakunze amafaranga, birangira amafaranga amuhemukiye. Bene data, hano mu bakurambere bavuze ngo Balamu gerageza kuvuma Abisirayeli, naho ariko bavuze igice cya mbere, igice kiboneka kuva kuri 24. None batubwira icyubahiro cyinshi, none Uwiteka kubujije icyubahiro. Umwami asubizwa yuko yari yarabibwiwe mbere yuko Balamu azavuga gusa ibyo Imana imuhaye, atarasubira mu bwoko bwe. Balamu avuga ubuhanuzi bwiza byerekeye umucunguzi w'isi n'irimburwa riheruka ry'abanzi b'Imana. Mwumve ukuntu Balamu yavuze, ndamureba ariko si ubu, mwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bw'Isirayeli. Izagirira inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi Abasheti bose. Ubwo rero hano ntabwo turi bukomeze kuvuga byinshi, tuzongera dusubire muri iki kiganiro tukinonoseye birenzeho, ariko icyo dushaka kuvuga ni iki kimwe, ni uko dushaka kuvuga yuko Balamu tugomba kumwigiraho ibintu bikomeye cyane. Ntabwo tugomba gukora ibyo twishakiye, tugomba kumenya ko niba uri umuntu w'Imana, ahantu hose uzaba uri umuntu w'Imana, kandi umuntu w'Imana akavuma abandi bantu b'Imana, kandi umuntu w'Imana afatanya n'abandi. Ubwo rero niyo twabona indamu z'isi tugomba kuzihorera, niyo twabona abanyacyubahiro baturenzeho ntabwo bazi kuducumura ngo twemere. Niba uri umuntu w'Imana, hagarara mu byo wizera. Haleluya! Ihagararemo, bikomeremo, Imana izagumugisha. Cyangwa se naho wapfa nk'uko abandi bahanuzi benshi bagiye bicwa, ba Zefaniya bagiye bicwa, ba Habakuki, bariya bahanuzi benshi ubona bagiye bahanura biriya bitabo birimo inyandiko nkeya, benshi bari abagiye bicwa, ba Zefaniya n'abandi benshi batandukanye. Ariko nubwo bapfuye, ba Nahumu n'abandi, ba Mika, ntabwo cyatumye batavugira Uwiteka. Ubu ngubu bategereje ingororano, bazabona ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho tuzongera kubona nyuma yo gupfa. Cyakora ngo hari abantu wese azasanga bakiriho mu minsi iheruka, ariko benshi iyo tuvuga ubugingo buhoraho bujya tuzabubona mbere nyuma yo gupfa, cyangwa nyuma y'ubu buzima, nyuma yo kuva muri iyi si. Kuvuga ngo turi muri iyi si dutegura iki? Turi dutegura ubuzima butoya twiboneza kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho nyuma y'ubu buzima, wenda nyuma yo gupfa, wenda nyuma yaho. Ubu hari abantu bamaze imyaka 6,000 bari munsi y'isi, kandi nabo bazabona ubugingo buhoraho. Ariko twebwe turi mu minsi ya nyuma, nk'uko tubizi, twebwe turi abanyamahirwe kuko nta gihe gisigaye kinini cyane tuzaguma muri iyi si. Mpamvu tugomba kugira ubwoba. Ntazagira umuntu uhanura ngo babwire ngo hari umunsi cyangwa igihe, gusa ni ugukomeza gutegereza. Hari abagiye bavuga ngo mu 2000 ngo Yesu araza, 1944 ngo araza, 1943 ngo araza, 1998 ngo araza, ntaze. Hari abagiye bashyira amatariki menshi atandukanye, ntaze. Byose abo bose baratsinzwe. Ariko twebwe tugomba kuvuga ngo tugomba gukora muri iyi si tukayibamo nk'abazayibamo, tugakora nk'abazayibamo, ariko tukitegura nk'abazayivamo, nk'abarivamo ejo. Ariko tugakora ibyo tugomba gukora, akazi ka buri munsi, nk'abazayibamo, twayisaziramo, n'abana bacu bakavuka, n'abuzukuru bakavuka. Ariko tukitegura nk'abantu bashobora kuyivamo mu minsi mikeya, iminsi umwe cyangwa ibiri. Tugahora twiteguye, kuko ubugisaruro, hari isaruro ryo gupfa, hari n'isaruro ryo gupfa burundu. Reka rero tubifuze kongera gukurikira icyano Ubugingo Buhoraho TV.
mukore subscribe, mukore na like, mukore na share, ndetse murebe cyane kugira ngo views zikomeze kwiyongera, kandi mukomeze kubwira n'abandi iyi channel kugira ngo bazakomeze kuyikurikira. Ndagira ngo mbabwire ko iyi channel ari imwe muri za yindi iboneka muri, hari igitabo nigeze gusomamo inama ikomeye, batubwira uburyo ubutumwa buzakwira isi, buzaza bugakwira bukanyura mu bantu boroheje badakomeye cyane, atari kuvuga ngo nuko bize cyane, ahubwo ari uko Imana izaba yabatoranyije mu bize no mu batarize, igafatamo abantu bakeya cyangwa se benshi, ikabaha ubutumwa bugakwira isi, ahantu hose izajya itoranyamo abantu kugira ngo ubutumwa bwirukanke. Rero natwe muri iki gice aha ngaha turi naho turize ko natwe tuzaba bamwe mu bazatanga ubutumwa buzahora kuri YouTube. Ntabwo tuzi aho buzagera, abazabwumva bose bazashima Imana. Tubifuze gutanga inkunga iyo ari yose, yaba iy'amasengesho, ibindi byose byaba bikwiriye, kandi bazarebe nimero ya 0783358074, 0783358074. Ushaka igitekerezo wahamagara mu buryo bwihuse, cyangwa se ugahamagara ugakoresha comment tukagusubiza. Murakoze cyane. Ciao ciao.